Umva iyi nkuru, hariho umukobwa witwaga Nadege akundana n'umusore bitaga Isaac. Nadege na Isaac ni abakunzi, aho Nadege ari umwarimu akora ku kazi ko kwigisha, hanyuma Isaac ni umukuru w'ibitaro byitwa Nevardala. Ubwo Isaac yari agiye ku kazi na Nadege mu gitondo bakaraba bari muri dushe ndetse bicara ku meza maze babanza gufata icyayi baganira kandi ari nako baseka, nuko Isaac yerekeza ku kazi na Nadege bigenda bityo. Hanyuma Nadege amaze kubona ko Isaac amaze kugenda, Nadege hari ibyo atakekaga ko kuri Isaac, ariko ageze mu nzira Nadege hari ikibazo yahuye nacyo, kuko yahuye n'umukobwa amubwira ko ngo yamaze kumenya ko Isaac akundana na Nadege kandi ko uwo mukobwa ngo yitwa Christine wamaze kwambikwa impeta na Isaac. Kubw'ibyo no kugira ngo amwemeze ahita amwereka impeta yanditseho Isaac, ndetse no mu kuboko kwa Isaac yibuka ko yabonyemo impeta yanditseho Christine. Hanyuma Nadege yahise ajya kureba Isaac ku bitaro aribyo bya Nevardala. Hanyuma agezeyo atangira kurira kubera ko yabonaga Isaac arimo gutondeka ibintu ari muri biro ye. Hanyuma Nadege ari kurebera mu idirishya atangira gusepfura ndetse ari kurira. Ubwo Isaac yarebye mu idirishya aratunguka. Nadege wageze hano uri gute? Bimeze bite bundi ko mbona uri mu idirishya? Isaac yarasohotse yumvishe Nadege atari kumwumva, arasohoka. Ageze hanze ubwo Nadege n'umujinya mwinshi ahita amukubita urushyi ndetse aramubaza ati mbese ibintu wakoze ni ibiki? Kubera iki wagiye kwambika undi mukobwa impeta utarabimbwiye? Nadege ubwo Isaac asa n'uguye mu kantu, aratekereza hasi ninde yanditse impeta, kuko yumvaga nta muntu n'umwe yigeze abikorera. Icyo koze hari impeta yari afite yari yanditseho Christine, yari yanditseho ntabwo yari yanditseho Christine ahubwo yari yanditseho Canaha, ndetse ari kuvuga ko ubwo Christine atari we ubyanditseho, kuko ahubwo hari ijambo yari ashaka gusobanura kugira ngo yambare impeta yanditseho gutyo. Hanyuma ubwo ngubwo biragenda bashwanira ku bitaro ku kazi. Nakubwiye ngo Isaac yari umukuru w'ibitaro, hanyuma barashwana baratongana ku rwego ruri hejuru, kugeza ubwo Isaac byabaye ngombwa ko ahamagarwa muri etaje yo hejuru. Arazamuka agenda yirukanka kugira ngo ajye no kuba yazimya mashine ye kubera ko yari asize ayicanye. Aragenda agiye kuyizimya, hanyuma Nadege nawe ubwe asigara hanze arimo kwitotomba cyane. Bigeze aho Isaac telefone yaramuhamagaye. Allo Isaac, amakuru? Waba uherereye se? Uri mu kazi? Hari ibintu rero tutari turi kunoza neza ngo tubihuze. Ibyo ngibyo ndibuze kuza tumenye uko bimeze, unsobanurire uburyo akazi kamaze iminsi kagenda ndetse n'ibindi bitandukanye, hanyuma uri buze kumbwira. Ndaje mu kanya, ndaba ndaho ngaho were kugira ahantu ujya kure, turebe iby'akazi ukuntu biri kugenda. Bosi wa Isaac amaze kumuhamagara, warashinzwe ibitaro ku karere. Isaac yarongera aramanuka ahura na Nadege, nawe yarashaka kuzamuka. Ubwo Nadege atangira kwitotomba, ariko abasore b'iki gihe mwabaye mute ku buryo ufata umwanya wawe ukavuga ngo ugiye guca inyuma umugore wawe kandi uzi ko nta kintu wigeze umuburana? Ubiterwa n'iki? Wamburanye iki? Ari amahabara wigutsimbuza, ubundi ubona duhuriye hehe? Ndakwiyamye. Ayo matiku y'abasore b'iki gihe ngenda babwiye ngo ndabiyamye, ndakwiyamye.
ahubwo n'iyi mpeta wanyamitse akira, fata impeta yawe, ibindi byose nzaba mbimenya. Umukobwa mu guhubuka yagiye yiruka arazamuka ngo agiye guteza imidugararo mu bitaro, ariko Isaac aramukumira kugira ngo yere kuba yabasha kwinjira mu bitaro nk'uko ibintu byari bimeze gutyo. Isaac yaricaye aratekereza nk'umusore cyangwa se nk'umuntu w'umugabo, arangije asubira mu kazi. Nadege nawe yaratashye, ariko ageze mu nzira ahura n'undi mukobwa biganye muri kaminuza, ndetse amubaza amakuru, ariko Nadege ntabwo ashaka kuvuga bitewe n'agahinda kenshi, ariko uwo mukobwa aragerageza uburyo aramucurura, nyine amugabanyiriza agahinda, hanyuma baraganira. Nadege bite? Ni sawa sha? Nose umeze ute senti? Sha nanjye meze neza, nyine ibintu biba bimeze fresh. Nyine wamenye ko bamaye akazi ko kuba directrice w'ikigo cya Muhazi. Umva nsigaye meze neza, nyine amafaranga ndayafite, nushaka uze ngo njye kugutama akantu birakunda. Sha senti jya ugabanya imitete aho ngaho niba warabonye ako kazi se, nyine njye ujya utekereza ko nyine ndi umwarimu, cyangwa ntabwo uryo byumva basi ngo numva, ariko nanjye nizeye ko hari igihe wenda cyazagira nkayobora, ntawamenya. Si ibintu byose si bishoboka se? Birashoboka cyane, birashoboka cyane rwose. Ageze mu nzira, ndavuga Nadege yakomeje kugenda, hanyuma Isaac nawe aza gutaha mu rugo, biba ngombwa yuko bicara bakabiganiraho, ariko muri ako kanya mu gihe bari bakibiganiraho, hinjiye umukobwa afite umwana, aravuga ati atari wa wundi bahuye, avuga Isaac nari nkuzaniye umuhungu wawe, akirishikira umuhungu wawe, dore naramureze arakura, nubwo atarakura ngo ageze ku myaka yo kuba yasanga se, ariko umunsi nta mwanya mfite, ugomba gufata umwana wawe. Isaac ngenda kubwiye ibindi byose bigabanya, ubireke, ugabanye ubugoryi, umenya ko wabaye umugabo, umenye gufata inshingano, urumva? Uyu mwana ni uwawe, nta hantu uzamuhungira, afata umuhungu wawe rwose. Uranzi se? Isaac yaratunguwe, areba uwo mukobwa abona ntago amuzi, atekereza ibintu biri kumubaho biramuyobera, yaricaye hasi ararira kuba amaguru nk'umwana, ariko nyuma aza gufata icyemezo, aravuga ati okay, ubwo bigenze bityo, n'umugore we niko yari amaze gutungurwa na Nadege, nawe yari yagiye mu bicu atongana, agira ute, byose bisa naho ibintu byose byadugaraye, byabaye ngombwa ko Nadege ahamagara polisi. Polisi iraza ikura uwo mudamu aho ngaho, uwo mukobwa, ariko biba ngombwa ko na Isaac bamujyana kumufunga, bitewe n'uko yari yateje imidugararo mu rugo kandi arimo kwihakana umwana. Mbese ni ibintu bavuze ko bari buze gukurikirana, bageze kuri gereza cyangwa se bari mu butabera, hanyuma Isaac byabaye ngombwa ko bamufunga, kandi rwose ari ibintu atapanze, kandi byose bisa naho ari ibibazo biri kujya biza bikamwituraho, nawe ubwo atatekerezaga ko biri mubeho. Nuko Nadege mu rugo asigaye yitunganya. Hashize igihe gitoya, Nadege haje umusore mu rugo atereta Nadege, barahuza, bararyamana, hanyuma Isaac nawe niko afunzwe kuri gereza. Umunsi Isaac atekereza ko wenda ashobora kuba yatafungurwa, hanyuma Nadege ntiyigeze asura umugabo we ku bitaro habe na gato, kubera ko yasaga n'ufite umujinya amuca inyuma. Hanyuma aravuga ati nanjye umuciye inyuma kubwo kwihimura cyangwa se kubwo kumwishyura. Abandi bakobwa cyangwa se abandi bashuti bari baziranye na Isaac, bo bakoranaga ku bitaro nk'abaganga, batangiye kujya bamusura ku bitaro, bamuzanira utwo kurya ndetse no kureba uburyo ameze, ariko Nadege ntabwo yigeze amugeraho.
ubwo Nadege hashize igihe gitoya, hashize amezi 3 Nadege adasura Isaac, byabaye ngombwa ko Isaac agenda akajya mu rukiko aburana na wa mukobwa, bagiye gupimisha DNA basanze Isaac umwana atari uwe, umukobwa bari bafunga. Hanyuma Nadege mu buryo bwo kwigiza nkana afata telefone ngo ahamagara Isaac amubaza uko amerewe, ariko nanone ari ukwikiza. Isaac biti uriye se? Nade niwo mbaza ngo ndiye se uyu ahantu nagiye, wajya ureka kwibaza, uranyibazishaho ibiki koko? Mbabarira basi, mbabarira abo ndetse Isaac yarakubye. Hanyuma byari ngombwa yuko Nadege ahaguruka akava aho hantu. Hanyuma na Isaac nawe yagerageje uburyo agomba gushyira ibintu bye ku murongo kubera ko yari amaze gutsinda, akaba yataha. Hanyuma yaje gutaha asanga umugore we ariwe Nadege ari mu rugo, ariko abona ku buriri hari undi muntu uharyamye. Agiye korosora asanga inshuti ya Isaac yaryamye kuri ubwo buriri, asanga ni inshuti yiryamye kuri ubwo buriri. Hanyuma Isaac yarongera aramworosa kuko uwo musore yari agisinziriye, aramworosa. Isaac arakaraba neza, biba ngombwa ko yigira mu kazi, kubera ko abantu bari bamaze kumenya ko afunzwe, ko umuyobozi wabo afunzwe. Yasubiye mu kazi, hanyuma Isaac atangira akora nk'uko yari asanzwe abigenza, atondeka ibintu ku murongo byari byarajagaraye. Hanyuma atangira gutekereza icyo yakorera Nadege kugira ngo wenda ibintu bibe byagenda neza. Ariko Nadege ubwe yatangiye yumvishe ko Isaac yatashye. Nadege ahita amuhamagara amubwira ati nari ngiye kuza kukureba. Isaac aratekereza, yanga kugira n'umuntu n'umwe abibwira, aratuza, ashinga iryinyo ku rindi, afata mu kiganza aruma amenyo, aratekereza akora iki. Aribaza ibintu byinshi bisa naho byamucanze, ariko arimyoza, aragenda azenguruka inzu, akubita ingumi ku bikuta. Aratekereza mbese n'iki yakora kugira ngo basi Nadege abone ko yibeshye cyangwa se ibintu yakoze atari byo. Hanyuma Isaac yatangiye kujya ataha mu rugo, ariko afite agahinda, akita ku mugore we nk'uko bisanzwe. Gusa yirinda ko baza kongera kugira urugwiro bahuza mu buriri cyangwa se ahandi hantu bahurira. Nadege nawe niko yatangiye aba inshoreke cyangwa se aba indaya. Guhera uwo munsi atangira azerera mu bagabo benshi bagiye batandukanye. Ubwo ari nako Isaac abibona, ageze aho yimuka muri iyo nzu. Isaac avamo ajya gufata ghetto hafi yo ku bitaro, ariba ntaba wenyine. Twibuke yari umusore ufite uburere, nta kintu na kimwe yigeze yatangiye gutekereza ko burya umuntu ukunda cyane nawe ushobora kuba yakubabaza. Iyo ni inkuru yigeze kumva, akajya yumva ibiganiro bijyanye n'abantu benshi bagiye batandukana, bikamugabanyiriza depression, atuza. Ubu ngubu Isaac ari kwibaza mbese akora iki, ajye kureka Nadege batandukane bya nyabyo, cyangwa se asubire kwa Nadege yumve ko Nadege ashobora kwihana, ko Nadege yapfukamye akanamusaba imbabazi, akavuga ko atazabyongera, ariko nyuma akabisubiramo. Ese ari wowe wakora iki? Ari wowe ibaziwe, ari wowe Isaac wakora iki? Uri Nadege se bwo wakora iki? Ndagira ngo dusangire ibitekerezo kugira ngo tuzagarukire hamwe tureba icyo Isaac yagakwiye kuba akora kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, kandi n'icyo Nadege yagakwiye kuba akora kugira ngo bigende neza. Ngwibutse gukanda subscribe. Iyi story yitwa Love Story. Ubundi